Ndagahungu. Miki Ndagahungu. Aga. Umuntu w'umugabo uricara ukavuga umugabo mugenzi wawe n'agahungu. Ntago ngiye murabizi ko ntakunda kuza nta kintu kizima nzanye cyangwa nta kintu kizima nje kuvuga nyine nta kintu nyine cy'urugo nje kuvuga. Iyo ntago naza imbere ya kamera nje kwitereka gutya ngo mvuge ubusa, sinyenya mu matiku, sinyenya mu bintu by'amakimbirane, sinkunda n'ibintu by'ubujajwa n'ibintu by'ubugambo. Iyo ntago ari domaine barizwamo, sindiri umunyamakuru ngewe. Ariko iyo umenyereye, iyo mvuzeho, iyo nzanye mu bintu byawe, ntabwo nshobora guhagarara, ntabwo nshobora kukugirira impuhwe, sinshobora no gushidikanya gushyira ibintu byawe byose hanze. So wavuze ko Ndagahungu Aga sura umugabo wa Miki, uru ni urupapuro rwawe wowe n'umugore wawe wateye inda wundi utari Miki, uri mu gihugu cya Norvège witwa Honorine. Ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 2025 umukobwa witwa Honorine yagiye gupimisha inda mu gihugu cya Norvège abamo, ubwo heruka inama muri vacances. Miki nawe urabizi, uranamuze kuzingwa n'inshuti umugabo wawe gusa. Dore ngo urupapuro witwa Pacifique n'uwitwa Honorine bagiye gupimisha inda ku muganga witwa Moesme Heisi Wanglemo uri mu gihugu cya Norvège. Igisubizo cyasoje ngo subject official pregnant notification twin baby boys. Agateye inda y'abana babiri b'abahungu b'impanga uwitwa Honorine. Ese ubu nibwo bunyobwa ubuvuga? Umugabo ngo urya ubunyobwa ngo rijisi ntabwo arya ubunyobwa kansebya buri munsi nakwihorera. Reka ngwira amakuru nawe ubwo udafite. Ndabizi ko bino bintu mikatabizi. Ndabizi ko atabizi rwose 100%. Bamubwiye yuko atwita abana b'abahungu babiri. Uwitwa Aga letter ndende cyane hari abasubiza ni Burayi basubiza ibintu byinshi. Arabwira ngo this letter official inform you that you are expecting twin baby boys. This is a wonderful and blessed moment for both of you. A couple have been shared 5 years love understanding. Abantu bakundanye imyaka 5. Wowe uricaye mu rugo urimo uravuga ngo umugabo wanjye ukajya ari ukansebya nicyo nakwihoreye nibere mu kazi kanjye nibere kumwe n'umukunzi wanjye singishaka no kumenya ubuzima ubayemo uri mu buzima bwawe ariko aho ngaho urimo urashaka kuza kunsebya utazi n'ibiri kubera mu rugo rwawe ubwawe wibakiye. Ntabwo ushobora kuba udasebya umuntu, ntabwo ushobora kuba utansebya. Dore kuri none kwajya kumukuzanira nagutereka kuri kamera n'abandi bakubone nawe ubwo ni warukuze kambere kandi ndigeze. Dore inda y'impanga indi maze amezi 3 reba ukuntu ingana kora kari impanga. Abantu muri kwireba neza ibi ngibi ntabwo byajya hanze. Iyi foto yafatiwe muri TikTok ni video kwanza, hari next hakaba na iyo story. Uyu mukobwa ari kwereka abagenzi biwe yuko atwite, yitwa Ono. Ndamuzi gutya naramwiboneye, yitwa Ono, aba no kuri TikTok abakobwa benshi bagenzi baramuzi. Ni n'umustar sibyo? Uyu niwe mugore wa Aga official bagiye no kujya kubana mu gihugu cya Norvège. Uri kumva ibi ngibi Miki nabyazi araho ngaho umuntu amubwira ni shyiramo ubwenge reka kwiri gusebya abantu reka kwiri kuvuga abagenzi bawe nawe uri umukobwa wigera ngo utange inama umukobwa ngo wabyaye ngo niyo muzima nyine nibyo man uragenda ukansebya waragiye uravuga bwa mbere ngo twashwanye ngo twapfuye ngo nakwanze ko ngufite umwana. Miki nagukunze bizi ko ufite umwana n'ubu munsi nabigusubiramo ngukundira kwiyubaha kwawe cyo genda ndi kuba narabona ibi byawe sibyo ndakubaha. Ikindi ntabwo wowe waba undusha no gukunda n'abafiyemera abo ngabo ushaka gusebya abo ngabo ushaka kuntandukanya nabo ushaka kugira ngo ngiye bagire ngo ndi umuntu mubi. No ngiye ntago ukomeze man, ntago ukomeze ndi umuntu mukuru, ndi umuntu w'umugabo nshyira mu gaciro aho urukundo rukujyanye ni hujya. Ntago ujyanwa naho ngo umukobwa ngo waje nese umukobwa wabyaye n'utarabyaye batandukanye he. Bose ni abantu bagira umutima ukunda. Uri kumva dore umugabo wawe ibi ngibi umugabo warabizi ibi ngibi barabizi rwose ni chat bagiye banagira utagira ngo ntabyaze akanyeri biri no kubibona ibyinda bimubaza arabizi. Abana babiri b'impanga dore ukuntu gahunda imeze rero ku bantu batayizi nawe akanyu yimenye Miki. Ibi ni ibintu bapanze. Uwo mugabo wawe Aga yapanze n'umukobwa witwa Honorine yuko namara kumutera inda yaje muri Afrika muri vacances
azahita amudekarara agahita bajya kubana mu gihugu cya Norvège. Ibi ntabyo uzi we Miki. Uri cyo ngaho urasomye muratukana, urimo urashaka kunzana mu matiko yawe, urimo urashaka kumvuga mu buzima bwawe, nge sinakuvuze. Nibereye mu byanjye, ndi busy. Ariko wowe hagati aho ngaho umeze nk'ururimi nyine, ushaka guteranya, ushaka kuvuga abantu nabi, kandi uri umukobwa mukuru. Miki ndagukunda, ariko nakifuje ko agatekereje nk'abantu bakuru. Byibuze nawe kwikunda bwari mu kanitekerezaho kareka kugendera mu kiganda. Iyi ni ibaruwa itumira umugabo wawe Aga bamujyana mu gihugu cya Norvège, agomba kujya kubana n'umugore umutwitiye abana be b'imfura babiri b'impanga. Handitse ngo visit letter and intent purpose to visit. Izi mpapuro Aga arazifite. Ngibi nano hejuru handitse Aga. Izi ni document. Izi bazoherezanyije nanjye ziza kongeraho. Uri kumva? Byibuza mbere yo kujya gusebya umuntu uvuga ngo nagahungu, jya ubanza unatekereze ko byibuza nta byawe afite. Dore impapuro zigutumira witwa Agiraneza Pacifique. Ntago ari Aga se ndabeshya. Mubaze niba twitwa Agiraneza Pacifique. Wavutse July kuri 11 umwaka urahuza. Ntawe rero ngiye gusoma imyondoro y'umuntu hano ku Karubanda. Nationality u Rwanda. Passport number ngiyi. Ngiyi passport number ngiri haniherwa na 5. Murebe no kuri passport ye murabibona. Singiye kuyivuga kubera privacy yiwe. Uri kumva? Address Kigali Karama. Karama aho ngaho mutuye aho ngaho uyu munsi naho yabyaplayingiye. Uri kumva? Iyi baruwa ikintu ivuze naciye ku ruhande naciye no muri byinshi cyane na nimero ziwe ziri hano. Ku itariki 20 z'ukwa 10 nibwo yohereje dokima za nyuma ziri full zigomba kugenda zikajya muri embassy ya Norvège, aho ugomba gusanga uyu mugore w'umutwite abana babiri b'impanga. Uri kumva? Ubu kuvuga ngo ndagahungu. Umugabo se n'uburyo utwa karya n'utwa abandi. Nta kibazo niba ndagahungu wenda, ariko basha kwicarana hamwe nkamenya iby'umuryango wanjye, nkamenya n'iby'urugo rwanjye, nkamenya n'ibyazaza hanjye, ariko nakoze nk'ibyo ari mara gukore. Byibuze nta nubwo nabizi, urimo urazenguruka naho ndahajya n'abantu bahamenye, bamenye n'ukuntu nta namakuru ufite, ahubwo wowe uri kugendera mu kigare ugasanga ejo urasebye kandi wagombye kubyinda bigishoboka. Ibintu rero byararangiye, reka mbivugira no Karubanda, nabo bwa nyuma nkuvuze nabivuga binarangire. Dore ukuntu ibintu bimeze muri Norvège. Honorary Consulat General ndakeka bivuze mu Gifaransa kubyanditse mu Cyongereza. KN 14 Avenue nimero 45, subject visiting expecting wife. Niko ibaruwa yiri kwandika ivuga. Dear sir and madam, my name is Agiraneza Pacifique, citizen of Rwanda, holding payment number, holding passport Rwanda. Ni passport yiwe arayivuga, aravuga ngo nanditse ibaruwa kandi bivuga mu Kinyarwanda kugira n'abandi babyumve. Nyandikiye Norvège, nshaka gutembera muri Norvège ku rugendo rutoya for short visit, kuva ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 2 kugera ku itariki 28 z'ukwezi kwa 2 2026. Ndavugisha ukuri imbere y'Imana, iyi baruwa Agara yifite, ariko nubwo ayifite ashobora kuba atarayikweretse. Iyi baruwa yanditse vuga ko natume n'uwitwa Medi Honorine who reside at Bofom. Arimo aravuga ahantu atuye, sinzi ukuntu bidasomekamo ukuntu. Nshaka kumusura, guspendinga time nawe together during this period. Nyine muri iki gihe yavuze hejuru bivuga iki? The purpose of this visit arimo arayisobanura, nyine ayisobanura ambassade y'iki ya Norvège. Arimo aravuga ngo ni ukujya gusura sava my son, my wife to be okay, my wife sava my wife before she deliver our twins. Niko ibaruwa yanditse. Arimo arasaba uruhushya rwo kugira ngo ajye gusura umugore we, anamufashe nyine muri iki gihe yitegura kubyara, kudelivaringa, sibyo? Abana be babiri b'impanga. Iyi baruwa iyo umuntu yanditse gutya nabisobanura ku bantu batabizi, umuntu iyo yateye inda umukobwa wo mu diaspora ari hanze, umukobwa akadekarira umugabo avuga ngo nshaka kubyara ndi kumwe n'umugabo wanjye, viza barimo n'izina ry'Imana. Bivuga mbisubiremo Miki, uze ukarubanda usebye abandi bantu, ariko umwanzi wawe n'uwo nguwo muri kumwe. Umwanzi wawe n'uwo muri kumwe ngaho mu nzu. Umwanzi wawe si ngewe, nge si inkwanga, nkwifuriza n'ikiza. Ni mpamvu mbivugira nuko mbikohereje nta n'ikintu wabimaza. Wagira ngo ni bya bintu bivugwa nyine uko byangezeho niko mbiguhaye. Ibi ngibi uko byangezeho niko mbiguhaye. Umugabo warimo arashaka visa yo kujya kubana n'umugore yateye inda y'impanga y'abana babiri.
amakuru mfite no utanazi ashobora no kukubabaza cyane nuko iyi nda uyu mukobwa ngo yitwariye iwawe. Ayo makuru arizewe 100%, umamagara niba ushaka kuyamenya ndayakubwira. Sindi umwanzi wasana nifuza no kubona wandagara, sinifuza no kubona ejo waraburije. Mu kwezi kwa kabiri umubare muhereye uyu munsi aga iviza barimwemerera. Iyo umugore atwite bigaragara ko indari yawe, sibyo, bigaragara ko atwitiye umugabo badikare ko bamaze imyaka 5 bakundana 5 years, nyamara basomye ku ibaruwa ya mbere araza kugenda. Iyi shusho muri kubona hasi mutari gusobanukirwa niyo umukobwa bavuganaga yamusharinze screen. Iyi ni screen yabo y'ibyo agara ari kudeklara, umukobwa ari kumunyurizamo amaso. Ntago ndi kubeshya sinsaza ngo muri ibi bintu, ariko ngiye yumenyereye naje mitanza ngabikuzanira. Ndabikuzana dore ngibi, icara wumve nyine kuri umuntu w'umugabo nkuko bagushima wabashi gutera inda mu rugo rwawe witera no hanze. Nako wananiwe kwitera iwawe witera hanze kandi utera impanga, uri umuntu w'umugabo cyane, sibyo? Katugushimira kuri umuntu w'umugabo kandi mukomeze munsebinye. Bye, welcome munsebinye sinyanse nayo babwiye. Dore kuri izi tariki 21 agari bagomba guhaguruka mu gihugu cy'u Rwanda arimo akerekeza muri Norvège asanze umugore wateye inda. Ibi ntago byari ngomba ko nza kubibabwira, si binanshimishije, nta nubwo ndi kubivuga ndi kubabyina ku mubyimba, ahubwo ndi kubivuga kugira ngo na Mika bimenye mbere yo kuza kunsebya ngo umugabo ngo urye ubunyobwa ngo yabonye agasore kabyina. Bro, mbere yo kugira ikintu uvuga jya ubanza umenye na content abantu barimo barakora. Ira ni content ya makanika twakoraga y'aba pensionné irimo iratambuka. Uri kumva? Ira ni content itunze umuntu, ni content itunze makanika. Twe turiyo kumusupportinga. Twe turiyo najyanye na Nyakso, najyanye na bande twari benshi. Na ba Landlord twarabyinanye, twabyinye turi benshi. Arangije aramentioninga. Ntagahungu. Ngo wa postinze. Wihandagaza kujya kuvuga umugabo mugenzi wawe. Kuba umugabo no gutera inda y'impanga hanze se, ubu nibwo bugabo cyangwa umugabo ni ibikorwa. Mani jya akazi kanunze nanakora buri kimwe cyose ku kazi kanunze, mba ndi mu kazi kanjye kanunze ubuzima bwa buri munsi. Sinshobora kuba wonsebenya, sinshobora kuba kubera gusebenya, sinshobora kuba kubera kuvuga mugenzi wanjye. Ibi ngibi babikoze kugira ngo ubone amaramuko, babikoze kugira ngo baguha ama gift kuri zo live mwari muriho. Ariko reka nkubwize ukuri, uyu munsi nawe ubane n'umugore akuzi, amenye ko unafite abo bana. Nanabwiye n'abandi bagabo ntimugahisha abagore, niba ugiye kubana n'umugore ukaba ufite umwana mugira inama bimubwire, munabana kuza azana bigukundira kobwa n'abana beza. Uri kumva? Nabo basingo mada ugenda uniranye nabo ngo ndabanga abasingo mada nabo dushaka kubakunda we nabigusubiriremo. Uri kumva? Nabo bantu ba mbere banashyira mu gaciro, unashaka uri umuntu w'umugabo ukabushatse umugore anyuza mu bikomeye kandi akaba adashaka kwifuza kongera kujya mu bibazo nk'ibyo ahuye nabyo mbere. Baranashaka bakubaka bikanakomera. Uri kumva? Uyu munsi ntabwo ndi kwigira umuntu mwiza kuri kamera, ngiye nikomeza ibyo mvuga ni nako mba nteye. Ibi mbivuze kugira ngo bimenyekane na Miki ubwa bimenye. Uri kumva? Dore iyi niba wimutumira mu gihugu cya Norvège mu kwezi kwa kabiri. Wadeclaye umugore afite inda y'amezi 3, inda y'impanga n'inda ngira ngo abantu babyaye na kenshi aparabizi impanga zirakomera cyane. Impamvu iri kugaragara cyane gutya nuko ari amezi 3 kandi akaba ari impanga nyine zitazigaragara nako kanya. Dore hano no Miki bamuhendera ubwenge. Miki ibintu bisa nk'ibyavuzweho ngira ngo hari n'ababizi ho ndakeka. Abenshi barabizi bino bintu birazwi nuko byari bihishe, ariko Miki byagiriwe buri gihe akagira ngo ni amatiko, akagira n'ibintu by'amagambo. Miki agishaka kudeklara ko agishaka kubaza umugabo we ngahana ibintu bimwe birava. Umugabo we yahise amugurira isaha. Ngira ngo isaha yaciye ibintu ku bantu babizi banabibonye, yahise amugurira isaha 50. Isaha irimo utuntu dushajana tumeze nka diamant. Miki yata posting ngo thank you mugabo wanjye, narashimye cyane n'ukuri. Isaha bayimuguriye kugira ngo we akakanya yicare agire ngo umugabo amwitayeho 100%. Yego nibyo umugabo wakwitayeho rwose, ndanifuza ko mugumana, sinifuza ko munasenya, sinifuza ko munagirana ikibazo. Ariko isaha umunsi bayikuguriyeho niwe munsi ibintu byari byatugezeho bivugwa yuko umugabo wawe yagize gute, bamaze kumubwira ko batwita abana babiri b'imanga. Na chat z'ibintu bavuganye ndazifite, amubwira ngo ntukanywe inzoga. Izo chat ziri hagati yanyu aga, we na Honorine nyita Ono, iriya chat za hagati yanyu amubwira ngo ntukanywe inzoga kubera umutekano w'abana bawe atwite. Ono aragusubiza ati nibyo kandi ndashimana ko abana ameze neza mu nda. Izo chat nazo nazo ufite, niba ndi kukubeshya uza muri comment cyangwa uze mu bantu minyuze uvuga ngo ibyo bintu ntago byabaye. Iyi ni isaha waguriye Miki nyuma yuko atangiye kubikeka, ariko Miki nawe ntago yabiketse, agize ngo kwa kundi umugabo wanjye bashaka kuduteranya. Munashyiramo umwana witwa Zuzu, muravuga ngo Zuzu ngo bamwishyumbi 500 kugira ngo
ngo atandukanye na wowe na Honorine, munahimba chat murachatinga ari ukuntu buriya ushaka gusiba ibimenyetso cyangwa ushaka kugaragaza ko ari kukubeshyera, ufata phone ebyiri ukandikamo ngo ukita wenda nkiyita Ono undi nkamwita Aga, tukandikirana ibintu tukagaragaza ibyo twandikirana, ariko mu by'ukuri ibyanya byo bihari turimo tujya tubizibangatanya nyine bijya bitaza kugaragara. Ibi bintu Miki ukibimenya, singwe ngo tandukana n'umugabo wawe, menya umuntu mubano wari we, ndetse munabiganireho. Niba yarahisemo kubyara nawe mukabana mufite abana, umwe ku ruhande n'undi afite abe, ni ukuri Imana izabiheremo umugisha, kandi simwe ba mbere binabayeho. Niba ari n'ibyago yarakase bikamubaho, niyo mpamvu navuze ngo umugabo aguya urenzaho utwatsi. Niba warambonye mbyina n'urenzaho utwatsi, wowe kuki wagiye gukora utuntu hanze ukumva ko ndibuze kurenzaho utwatsi? Abana babiri b'impanga, kangure n'ubuvugizi n'uyu mukobwa utazanamwihakana. Abana babiri urabafite, yarabikubwiye n'impapuro zikomangazira bigaragaza zo mu gihugu cya Norvège. Uwo mukobwa ndamuzi Ono rwose, nawe ukunda kumbera moderator kubera ukuntu nyira zikuganiriza abantu. Yaje muri vacances ahura n'uwitwa Aga, ndibuka agakuru kamwe yigeze kumbwira ngo Aga yigeze kumwohereza 500 ngari mu gihugu cya Norvège. Aga ndakubeshyera, Ono we ku giti cyiwe yarambwiye ngo wamwohereje 500 ari mu gihugu cya Norvège, kuko abo bana n'abanyeshuri bariga, hari ababa bariga nibwo bakigenda, n'abana b'impunzi nibwo bakijyayo. Uri kumva? Baraje ni Kigali niba hazi, ejo bundi bahaza baranyandikiraga bambwira ati reje bimeze bite, tuzaba turi he muri wenyine nzi ni Aga mujyi wa Kigali. We ibintu waje warabipanze na Ono yuko azaza ukamutera inda, yagera akakudeklara mugahita mujya kubana. Sindi umunyamakuru pe, munyihangane ku bantu bankunda batankunda muri ibintu by'amagambo, byabaye ngombwa ko ngiye umuntu amvuzeho, murabizi ntago nshobora guceceka. Uko nshobora guceceka ejo bakongera ibindi ukanyereka byinshi. Mbere uko kabiri kugera, mbere yuko bino bintu biba ndabibabwiye niko kuri, bihagazeho ndanabifite. Nawe mfitiye ubwoba, nawe ninya, sinavuga ngo ntawe ngiye wenda hari abo dusangira, ariko mu by'ukuri nta muntu w'umugabo wagombye kwicara karubanda gasabye umugabo mugenzi we. Kunyita gahungu ukanyita kagabo, ndakwinginze mu buzima bwawe ujye wubaha abantu. Nubona umuntu atakubashye nawe ujye umubahuka. Ariko waga nahoraga mvuga kuri umuntu w'umugabo, ariko ubugabo bwa nahoraga mvuga naye nabuze. Wapanze na Ono araza umutera inda, maze kumutera inda kugira ngo azajye ahita kudeklara, uhita ubona vizu zamuka. Ndetse ubwo ngubwo nikoraga kurata kansebya, umusize he? Katiyo turaganira, umusize he? Aho umusize wenda ni handi, bakatuvuga ko Mika ariwe ngo bibe birakure by'urugo rwanjye. Nza gusanga mwaricaye mu mvuga na aya makuru aragenda kandi natwe tugeraho, sibyo? Nujya kuvuga umugabo mugenzi wawe, nujya guhemuka, ujye usiga byibuza nawe uri buze kwitsimba byibuza byo utaza kugaragara. Ibi wabikore ku karubanda, ibi niwe mwabyishyiriye hanze nawe bikiriye hanze. Uyu ni umugore wabyishyiriye hanze mu biganira, we Aga. Ni Aga wowe ubwo wabyishyiriye hanze. Izi makuru ujya kuzideklara ushaka kugenda. Ngira ngo ibyo ndanabiberetse. Aya ni amafoto y'indasanzwe ari kwifotora avugana na mugenzi wiwe. Ngira ngo ibi ni ibintu byabereye ku karubanda. Nta kinyoma kirimo. Ubundi mu buzima busanzwe impamvu n'ahantu umugani wavuye, nta muntu kuri isi y'Imana utagira ikibazo cyangwa utaraburiza. Ariko wicaye hano ku karubanda, we na Miki mukicara mukega mu mugasebye umuntu ngo nagahungu, mugaseka ngo nagarya ubunyobwa ushatse ko washatse kuba n'ubuye. Ntago reka kuba umuntu ashobora kuba aka kanya mushobora kuba mwaba inshuti, mushobora kuba mwakundana, mushobora kuba muri kumwe ukananuka, cyangwa ukaba uri muri mundo y'icyo gihe ukaba ufite tayi iri ku murongo, bivuze ko bataryaga ubunyobwa, sibyo? Aka kanya kuba uri kubyibuha gutyo, ukuri ko ukuntu byibushye Miki tukuziranye nge nawe, ikintu kikubyibuhije, aka kanya kikubyibuhije, wowe n'umugabo wawe mukiziranyeho. Ahantu umugabo bera umugomero n'ufite mu nzu, nuko nyine yakunyujije muri buriya buryo kugira ngo utaza kugira ukuntu bihinduka, agahita ajya gutera inda hanze, sibyo? Ajya gutera inda y'impanga. Aka kanya ubyibushye kugira ngo utwereke ko ubayeho neza, ariko mu by'ukuri uwo mubyibuho ku bantu bakuru bari kubyumva no kubibona, bazana uwo mubyibuho uri murava. Arakuziritse ajya gutera inda hanze. Amaze kujya gutera inda hanze, agiye kuzana abana babiri b'abahungu, bagiye no kuvugana ubwene igihugu bwa Norvège. Ibi ngibi buri musore wese ukeneye ubuzima, uri mu mujyi wa Kigali, uri no mu gihugu cyo handi wenda kidafite ubuzima buhagije, wenda ku buryo we abyifuzamo, nyine umusore umunebwe udashaka gukora yabikora kugira ngo abone viza, sibyo?
uwaga wawe wirirwa uratakora iki nakora se ubwo ni muri kukibona. Yabibaze neza cyo koza abonye viza mu kwa kabiri aragenda. Ngiye ni wicara ukitereka ari ukamvuga nabo kansebye. Ngiye kano kazi nkora ubwako naka abantu banashize isoni wicara unabimenye. Ntago wajya gusetsa abantu wowe ubwawe ukirebana n'abantu gaseka. Ngiye ntago nabikora, ntago nanabishobora. Ngiye akazi nkora ni passion yanjye, ni ibintu nkora professional, ni ibintu nkora mbikunze, ni ibintu nkora nabitegerejemo amaramuko cyane kuruta ubwiza. Content zanjye abantu barazibona, ni ibintu nkora for fair use. Niyo twa creating content ku bantu tuba turi kumwe turakora ama publicité cyangwa turimo turakora ibintu bigamije gusetsa abantu cyangwa by'entertaining abantu muri rusange. Ariko wowe urifashe uciye kuri kamera ibigana ahantu hose ngo nagusuje gucira muri karindwi. Yes, nagusabye imbabazi kwa Chita, navuze niba ngiyewe naramusuje bikamubabaza, niba utaramenye n'imbabazi cyo nazigusabiye nuko nagusuhuje utabarumvishe nabi, ntago nzongera kugusuza kugira ngo ugire amahoro. Ariko byibuza amenye umugabo muri kumwe mu nzu ni muntu cyagufite izihe gahunda. Uzi ko n'abantu musige mwana bicinza, hari abahungu bajyaga bigiranira imubano mwiza n'abakobwa bakikundanira ejo bakibanira, umwe atuye iriya undi atuye inaha. Ariko aka kandi ibintu byarapfuye kubera iki? Mwese musige muri abanyamibare, ufite umugore mu nzu muri atereta n'undi bamaze no gutera inda. Nese ubwo tuvugishije ukuri ba bantu babanaga neza bazakomeza kubana mu buye buryo se muziyenze? Bazakomeza se byibuza kuba abantu bafite ibintu bagiye bahurizaho bizima? Ba bantu se bazongera kwizerana hagati yabo mu gihe amaze guharagaramo abanyabinyoma benshi? Ba bantu se bazongera gutekereza ko hari abantu bazima bakibaho? Nimwe mutuma abantu bavuga urukundo ruzima ntago rukibaho, ngo ntago abantu bakibana ngo mubake, ngo ntago abantu bakibana kabiri, ngo ntago abantu bagikora uko ngo bamarane igihe kinini. Nimwe muri bo murica abana bejo bazaza bifuza kurushinga. Bari guhita babona ko abantu bose ari ab'ingeso mbi, bari kubona ko abastari bose ari indaya, bari kubona ko abastari bose ari ibirara, kubera ko muri kwicara mugakora content imbi ziri kwa avoidinga society. Mukicara mukagenda cyakoza agara natekereza mu buzima uriya mutipe afite n'ubwenge sibyo ko na Miki mvuze arabufite, ahubwo Miki wenda nuko akimo na Mutoni mwe ngiye mvuga ni Miki baramushuka mugira ngo ndi kubabeshya. Naricaye ndavuga ni Miki muzarebe mu biganiro byose akora, hari igihe wenda banamunywesha icyo kunywa gisembuye kugira ngo avuge ibintu bo bashaka, ariko mu by'ukuri uyu mugabo aranaguhemukiye. Nge sinkwanga ntago naza ngo mvuge bino bintu, nkwanga ntago nakicara ngo mvuge ngo abantu bagufashe banakube hafi mu gihe bino bintu bizabigiye kwa itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umwaka utaha. Iyo mbivuze uyu munsi, ariko iki gihe kizagera sibyo? Aba bana bazagaragara amezi 9 hamaze kuva 3, ubwo kwanza nimarashyira ni mubari. Uri kumva aka kanje ntago ndi hano ndi gusenya, ntago ndi hano kwera amatiku, sindi umunyamakuru, sinkunda n'ibiganiro. Nibi mbikoze kugira ngo mbikiraho mucyo kuko bari banyisa gahungu. Ijambo rimwe gusa ngewe ukirimvugaho nari kubwira rikaza riturutse muri iyo famille. Iyo famille mwidekaraye nk'abantu dufitanye ikibazo ko nta kibazo dufitanye. Ngera nifuza iterambere ryanyu, I like your content, muri n'abakiyeta bazima sibyo? Ariko kukibungarura mu bintu byanyu. Nge nago nagusuje kuko naje kukwiyenza, wari uri mu Kigali cy'abandi gusuza ku murongo, kandi turimo turakorana mu rushanwa. Buri weekend turi kuzengurukana na polisi y'igihugu, barimo baraduha umutekano tukazenga twereka amafana. Duhangana imodoka miliyoni 25, nibwo mbwira abantu ngo badutore. Turi kugendana muri bus tumeze nk'abanzi, ngera ikibazo mfitanye nawe. Uri kumva? Turi kugenda abantu tumeze nk'abanzi, umunyamakuru wese umunya kanunga mikoro ngo vuga kuri Miki naje amurengo nzongera kuvuga n'umuntu uzongera kujya mbaye izina ryanjye nigira ngaho nakuze. Atari uko ndakuzi mu bijyanye imbere ya kamera, twarakundanye nagukunze, wankunze igihe gitoya birarangira turashwana, ariko umwana wanjye nawe wararangiye. Uyu munsi tangira ubuzima bwawe, nkwifurije n'iterambere. Impamvu muri abo content creator beza mwanabaho nuko nyuma y'ibyo bintu byose byabaye agahano mubona kanaza ubwenge bwa danje bwinshi cyane. Atangiye kubona ko views zanamanutse mu buzima bwawe nibo baragenda byanga, kandi abibona ko inda abana bamaze gukura. Honorine nyita ono ahita avuga ati reka ngiratinga content nini iyo tuba views zigaruka, Miki kongera kubona ko ndi umugabo mu rugo nyine, ndi umugabo ushimwa, ndi umugabo ukundwa n'abaturage muri society sibyo? Nibwo yafashe initiative aravuga ngo reka tugenda aragenda gura ikirahure mu garage kwa Karimu garage Nyamirambo. N'amakuru yose njyangiraho bagura ikirahure bagishyira mu modoka cya pirate, ikirahure cyo mu nzu bakestara ku modoka. Uri kumva? Araje afata ikibuye agikubitaho, kandi turayireba yageze hafi 100 ku munsi. Umugore aricara avuga mfite umugabo kabisa, kumba umugabo yatenda hanze. Abana ntago ndi kubeshya, niba ndi kubeshya Imana imane, ntago nshobora kuvuga ibintu by'amatiku, iyi nda ni ya nyayo. Honori inshuti yanjye ushobora kuri burakare, twajyaga tuvugana, wajya gusaka kuri live yanjye ugatera comment, wajyaga uza ukamubwa kumfana, ukunda umuntu w'umugabo. Uyu munsi niba nakubereye umuntu w'umugabo nyangane nanjye sinjye.
ubwo bugabo babunyambuye banyisa agahungu, nanjye ndi kubivuga nitwa agahungu, ndongera mba umuntu w'umugabo ikiganiro nikirangira, sibyo? Buriya iyo umuntu agukubitiye mu gafuka akashaka kugaragaza ko utava muri ako gafuka ngo wigaragaza agafuka nkavuyemo, ibi byarabaye, sibyo? Tuzamuza gusebya abantu hano muvuga ibyo mushaka, dufite imiryango, ibi bintu birimo birasohoka uyu munsi n'abana bacu bazayibona, ntabwo rero ibyo twakwifuje gukora, sibyo? Twagombye gukunda, twagombye gushyigikirana, twese turi abanyarwanda, turi abana b'u Rwanda, twagombye kuba turimo turiteza imbere hagati yacu. Ariko wowe umuntu w'umugabo urifata ugafata umugabo mugenzi ukavuga ngo ni agahungu, ubuse kuri kunzi ujya kuri kwinjira ejo hazaza, umwana wanjye cyangwa umuryango wanjye bazankomokaho, famiye yanjye nimara kubona ko nsigaye nicaye hariya umuntu wese akavuga ibyo ashaka kansebya, agakreatinga ibibazo, akagenda akavuga ukuntu ndi umuntu udashobotse, akanyangiriza, njye ngaceceka, sibyo? Reka mbabwize ukuri, igihugu kirwa kitugira inama ngo nutiyesha agaciro nta muntu uzigera uguha agaciro. Akanya uraje uransebeje, uvuze ibyo ushaka, njye ntabwo ngusebeje, mvuze ukuri guhari. Abana babiri b'imahanga wicara ubasobanurire Mika, sibyo? Wicara umunsi umwe turi kuri fone turi kuvugana, warambwiye ngo ndabizi ko Mika adashoboka, ubushize muri kumbwira ngo ku kiganiro nakoze murabona ngo ndabizi ko Mika adashoboka, ngo nanjye ndamwihanganiye. Ayo majwi ndayafite, sibyo? Wenda wimbwiraga muri kumwe, ariko hari igihe wabivugaga wazi ko ari brag, ariko wowe wari ukomeje. Ni gute ushobora kujya gutera inda hanze kandi ufite umugore mu nzu, mutubwira ko mubana buri munsi, tubibona ko mubana, ukajya gutera inda hanze undi mukobwa? Nese ubwo wowe wari ukunze uwo mukobwa ko mwagiye mukadekarara ngo ngiye ngo ntawe nkunze Mika? Kundira umuntu uriwe, ukundira umuntu uko ameze, mukundire n'ibyo byose, mukundane nabe bose, ureke kumuryarya ngo ujye kubyara hanze navuga ngo mwicare mu nzu ngo wese afite abana be, mubane mubizi Imana, ureke n'uburyarya. Ese kuki buri muntu akanya adashobora kwicara ngo avuge ngo agiye gukora kandi kazi katari guteranya abantu, katari n'amatiku? Njye nakuvuze kangahe, naje iwanyu kangahe, naje iwanyu njye ntabwo ubushize mwaje mukanyesukoroka, Mika akaza kansa imbabazi akambwira ngo ndakwinginze Reji tubabarirane muri societe birangire twongeye tunakirana amafilimi, abantu bazabireba, muraje muranyeskorotse nje imbere ya kamera, dukoranye dupranka mu gahoteli, mwanyambitse amakote, mwangodeshereje buri kimwe, muraje muravuga ngo twabaye inshuti, tuba inshuti nibyo, naye nababariye twanarangizanyije twese twababariranye, sibyo? Nta minsi yaciyemo ku giti cyanyu, muragarutse murongeye muranutse. Nese ngibi ni ibiki? Se tuvuga ko ari uko ntago muri bato muri bakuru, maybe nshobora kuba niba mbarutaho gatoya, niba mbaruta ntago mbarenze umwaka umwe, niba nduta umugabo wese murusha umwaka umwe, sibyo? Katuvuga ko umugabo uri wenda umugore ari mutoya, ari muri 20s, sibyo? Ariko se ni mutoya, hari umuntu uba mutoya yaramaze kugera muri Kigali, yaramaze kugera kuri YouTube, arimo arashaka amafaranga, arimo arashaka ubuzima. Uyu munsi nabibabwiye, nabibasobanuriye, ibintu murimo murakora mwangiriza abantu amazina, mwangiriza abantu ejo hazaza, murimo muratuma society yose ibona ko abastari badashobotse, abo bakinyi ba filime badashobotse, abo bahanzi badashobotse, amakapozi ari murimo murayasenya, murimo murashaka kugaragaza yuko abantu bose baba bari kubara ngo guterana amadana n'imibare. Abantu bakundanaga ku giti batangiye gusana no kurwana, batangiye kujya babona ko society idashoboye kumvikana. Mwakoze content zubaka abana b'u Rwanda koko, ndetse nitutiteza imbere ndi uzaza ngazamura u Rwanda rwacu rugeze kure. Ibi ngibi yarigere tutabitubwira, hagiye twebwe bwacu tutabiganira. Ntago ndi umunyapolitike, ntabwo ndi umuntu uri kuvuga na society muri rusange, ntago ndi umuyobozi nano wanowe, sinarwo muri urubyiruko. Ndi umuntu usanzwe, ndi umuturage, ndi umukinnyi wa filime, ndi umukinnyi wa comedy, ndi umukinnyi nyine acting buri scene yose, sibyo? Ariko ngiye nakazi mba nkora, nakazi nkora ngakunze, nakazi uyu munsi yo katanagabuye nkagumamo. RPM zijya mu mazeru tukicara tukabona ibyo duhimba abakozi, ariko tukagana uko bazi ko mu gihe amafaranga yarari twayabahaye tugakomeza tugakora. Ariko mwe muraketinga ibibazo kugira ngo abantu bagira n'umwiryane hagati yacu. Ubuse numara kunyangisha abantu ukicara ukagaragaza ko ndi umuntu nyine ngo udashobotse, udakunda abakobwa, ngo ukanyangisha societe, kandi nge societe ku giti cyanjye abantu tubana umunsi kundi barabizi. Nta nshuti ngira byakaramata ku buryo wavuga ngo uyu muntu inshuti cyane ya Regis, n'abantu babizi barabizi. Nge ndi umuntu ugenda gutya, ndi umuntu usanzwe, ndi umuntu rwose uraburiza uba no mu buzima nk'ubwo abandi babamo, gusa wenda nirinda kuba najya mu bibazo, akenshi ngabo nahora ndi ku murongo, sibyo? Ariko nanjye ndi umuntu nzi icyo bita ku umuntu icyo ari cyo, nzi icyo bita guheza agaciro umuntu, kandi twagombye gukundana kuruta gusebanya. Reka nasoreza hanga, ibi nimwe mushatse ko mbivuga, nimwe mushatse ko mbishyiraho, ntabwo byari ngombwa. Izi mpapuro zanyu ndagenze boherereza zinabagireho murazibike. Niba ushaka kugenda ndakubeshya Miki, mamagara izi mpapuro nziguye zose ko zakabaye, ko zakavuye muri embassy ya Norvège, apana Nyamirambo hamwe Norvège, Burayi, Norway. Uri kumva?
ni naho umugabo wagiye kujya mu kwezi kwa kabiri. Sinakifuje ko ibintu bivuga kuri kamera ko mu busanzwe ntabwo ndi umuntu w'injajwa, sindi umuntu ujya mu bintu by'amagambo, ariko iyo wamvuzeho, iyo wangaruye muri ibi bintu no ukansebye, ntabwo mbagomba kukwihorera. Narabikubwiye n'undi munsi. Gusa guhera uyu munsi fasha umwanzuro, mbifatiye imbere ya kamera, mbivugiye imbere ya kamera. Sinzigera ngaruka kongera kugira ikintu kimwe muvugaho, mbivugiye ahangaha birarangiye. Kandi wongera kumvugaho noneho, ntabwo nzongera kugaruka gusebenya nawe. Nzakwihorera rwose, uzavuga widagaduro nishime, n'abantu mu bikata mukabinyureza nimuzongera kubinyorereza nta kintu bimfasha. Sibyo? Muzajye mubigumana, azagenda avuga ibyo ashaka. Uku niko kurinda kumuhaye, agenda gusome, anakora iperereza, anamenye iby'isaha yambaye ari kwirirwa yereka abantu umugabo yangura isaha, anamenye ahantu iyo saha yavuye, anamenye n'impamvu umugabo we babanye kuri. Ukumva? Njye ntabwo ndi umuntu, ntabwo ntunzwe n'amagambo, njye ntunzwe na content ndazicreatinga, ntabwo ntunzwe n'ibintu mvuga ntazi iyo biva niyo bijya. Sibyo? Murakoze cyane kandi munyihanganire tu. Ntabwo nari napanze kuvuga bino bintu, sinigeze nanatekereza ko nzavuga bino bintu. Ntabwo ari ukuntu narezwe, nta nubwo ari uko nasuye nabaye muyanoje. Sibyo? Ni umuntu w'umugabo wibera ubuzima bwanjye, naba ari icupa nkarinywa niba ndi burinywe, naba ndi busangiye n'abantu tugasangira, ariko si nkunda umuntu ntabwo ari umuntu umbwira amakuru ya mugenzi we. Ya mugenzi we ngo muri amutipe ngo twawe ya uri umukobwa, si nkunda n'umuntu umbwira amagambo. Kirimo n'akadomo kwa nawe winyorereza, byari byabaye byinshi, banyereka n'ibimenyetso nk'ijana numvaga nashaka no kugira ikintu kimwe bivugaho. Ariko byabigomba kugira ngo mbivuge bigiho n'umucyo. Binarangire. Ubwo sorry kandi nanihanganishije abantu bidashimishije. Ntabwo mu buzima nkunda kubona abantu babiri basenya, kuko Bibiliya nayo dutoza gukundana. Sindi kwigira mwiza hano. Sibyo? Ariko mu buzima tujye dufashanya, nta umenya aho bwirageze. Kandi aho umugabo wawe mugenzi wawe, aho umugabo mugenzi wawe aguye, urenza utwatsi kuko ntabwo uzi naho hantu uzagwa. Uyu munsi yari nge ujya kumvuga ngo hari ejo bundi, ariko umunsi nawe wabaye wowe kuko bahise bakumereza. Ntabwo narizi ko bino bintu binahari. Mu buzima tujye tugirana neza, nicyo kintu cya mbere. Tugirane neza. Sindi n'umuntu ukunda gutanga motivation, ko buri muntu baragira amahitamo yiwe. Ni umuntu ahisemo ikintu abagihise bafite no kuza kimana kintu. Ariko mu buzima tujye dufashanya, kuko nta muntu umenya aho bwirageze. Sibyo? Niba ukunda umuntu uyu munsi bimubwire ko umukunda amana akiriho, atazanavuka amubwira ko umukunda yapfuye, azabimenya gute se ko umuntu apfuye biba byarangiye. Mu buzima rero ibintu byo kwihenura no gushaka kugira abantu nabi ntabwo ari byiza. Bikimwifuriza ikintu cyiza, ndagukunda, n'umuryango wawe ndawuzi, nawo ndawukunda. Utazajya ngo ngiye nabira byose umva byanabaye byanavuzwe kubera urwango, no kugira ngo wige byibuze unakure. Ubuse ntabwo wongera bakagusebya. Ubuse ngibi biranshimishije. Ubuse ntabwo tuzongera tugahura mu matora, ntabwo turimo turagendana. Imana igutabare kandi ikorohereze. Iyi nzira y'umusaraba ari kunyuramo uyice mu gitambuke neza mu izina rya Yesu, n'abandi bayinyuzemo. Murakoze kandi musigarane amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kandi abantu mu nkunda mutishimiye kino kiganiro, mbasabye ibibazo mbikuye ku mutima. Mumbabarire nanjye ntabwo ari ngewe. Kandi munababarira babikoze nabo sibo. Kuri isi turi wari wona sekibi. Murakoze cyane.